mu muhango w'ihererekanya bubasha hagati y'umuyobozi cyuye igihe w'inama nkuru y'amashuri makuru Dr Innocent Mugisha ndetse n'uwamusimbuye Dr Emmanuel Muvunyi yagaragarijwe ibibazo bitarakemuka mu mashuri makuru birimo amashuri yafunzwe kugeza ubu akaba ataruzuza ibyangombwa ngo yemererwe gufungura imiryango, ariko kandi yanagaragaje impungenge z'ubuke bw'abakozi bafite ubumenyi bazafasha heke kugera ku ntego yihaye. Akaba yasabye Minisitiri w'Uburezi kubizirikana bikazunganira Dr Emmanuel Muvunyi ugiye kuyobora iki kigo kugira ngo heke ibone abakozi bakwiriye babishoboye bashobora kwigeza ku nshingano zayo. Nyakubahwa Minisita, iki rwose mu priorities nje nubwo ncyuye igihe nabonaga ari priority among priorities. Umuyobozi mushya w'inama nkuru y'amashuri yisumbuye Dr Emmanuel Muvunyi yavuze ko yiteguye gufatanya n'abandi mu gukemura ibibazo byagaragaye mu igenzura riherutse gukorwa ndetse rigasigamwe mu mashuri makuru afungiwe imiryango kugira ngo abanze yuzuze ibisabwa. Nagira ngo nabyo ngaragaze ko niteguye gufatanya n'abandi kugira ngo tugerageze kubiteza imbere. Amashuri amwe ubu njyana ikibazo kigaragara, amashuri amwe amaze afunze, ndibaza yuko ubari no mu nzira yo kugerageza gushyira mu bikorwa byabaye recommended. Gusa Dr Dafroza Gahakwa, umuyobozi ushinzwe ubugenzuzi mu nama nkuru y'amashuri makuru HEC, yashimangiye ko ubugenzuzi mu mashuri makuru buzakomeza hagamijwe kongera ireme ry'uburezi kandi ko leta y'u Rwanda itazemera ko habaho ibigo bidatanga uburezi bufite ireme nk'uko ibyemezo biherutse gufatwa bitishimiwe nabo bireba. Kuba hari institutions zafunzwe ntabwo bitangaje, ntabwo ari bwo bwa mbere nta nubwo ari nabwo bwa nyuma, kuko ntabwo leta dukoreramo ishobora kwihanganira yuko high education institutions zidatanga ireme kugira ngo tubone abakozi bari competitive nationally, internationally. Minisitiri w'Uburezi Dr Papias Musafiri Marimba yemeza ko ikosa rimwe mu burezi rishobora kugira ingaruka mbi z'igihe kirekire, ariyo mpamvu urwego rukwiriye gukurikiranwa cyane mu rwego rwo gutegura u Rwanda rw'ejo hazaza kandi rusobanutse. Ibyo dukora nabi bigira impact ku ireme ry'uburezi kandi impact long term. Yewe n'ibyo dukora neza nabyo positive impact ntihita igaragara ako kanya, nayo iboneka inyuma y'igihe kirekire. Niyo mpamvu rero regulatory function ya education iri delicate, abantu bagomba kuyitaho in all sense. Umuyobozi w'icyuye igihe w'inama nkuru y'amashuri makuru Dr Innocent Mugisha wasimbuwe na Dr Emmanuel Muvunyi wari usanzwe ari umuyobozi mu kigo cy'uburezi REB, amaze imyaka 10 agiriwe icyizere n'umukuru w'igihugu Nyakubahwa Paul Kagame.